hano mu Rwanda abanyeshuri basoje amasomo mu ishuri Hope Heaven Christian bagera ku 123 ni umuhango witabiriwe na Minisitiri w'Uburezi Nsengimana nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Iri shuri rero rikaba ryari ryasuwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, niba mubyibuka neza riyobowe n'uyu nguyu Horene Suzana, ubwo yavugaga ko rwose uburezi barimo gutanga ari ibyari bikenewe mu burezi hano mu Rwanda. Tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Hanyuma ikindi aza kuba nkubwira nuko igihugu cy'u Rwanda biri kuvugwa ko aricyo gishobora kuyobora uyu muryango wa CEEAC nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Ni inama yateraniye muri Guinea Equatoriale kuri tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ariko Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeza kugenda yitambika ngo u Rwanda ngo rutayobora uyu muryango nk'uko bikomeza kugenda bigaruka, ngo si ubwa mbere kuko n'ubundi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 ubwo Perezida Felix Tshisekedi yaje kuba n'ubundi atangaza ko adashaka ko u Rwanda rwitabira iyi nama, niba mubyibuka neza nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa. Ibyo tugiye kuba tubigaruka mu kanya. Ikindi aza kuba nkubwira rero tukiri hano mu Rwanda dusimbukiye mu mikino gatoya nuko umutoza w'Amavubi ni Adel Amrouche yaje kuba avuga ko ngo afite gahunda yo kongera mu batoza cyangwa se mu bagira inama ikipe y'Amavubi. Uyu mugabo Kagere Meddy akaba yamushinga umurimo wo kujya agira inama abantu bataka, abakinyi bataka nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka, ariko ntabwo byavuzweho rumwe kuko abantu bari kuvuga bati ese uyu Kagere Meddy yabaratsinze ibitego bingana iki, cyangwa se arajya kugira inama abandi we afite iki, cyangwa se uyu mutoza kuba arimo gushaka kugaragaza ibingibi niwe utanga akazi mu ikipe y'igihugu Amavubi, ese arabizi neza ko azageza icyo gihe nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa. Hanyuma rero turaza kuba tubigaruka mu kanya. Ikindi aza kuba nkubwira nuko hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati Musanga Erasto yaje kuba yakira itsinda ry'abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mupaka ni EGVM. Baganiriye ariko nabwo ngo bikaba byateje impagara hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kubera ko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butishimiye uko guhura kw'aba bagabo. Hanyuma rero bakaba bavuga ko cyangwa se batekereza ko baba bagiye kubarimburana n'ubutaka muri uko guhura kwabo, ariko siko biri. Icyo bashaka bo barimo barashaka amahoro cyangwa se barashaka kubungabunga umutekano mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 bafatanyije. Hanyuma rero ikindi aza kuba nkubwira nuko Constantin Mutamba yitabye urukiko nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka, urukiko rusesa imanza. Uyu mugabo rero niba mubizi ku itariki ya 29 yambuwe ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'urukiko nyuma yo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika zagombaga kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Hanyuma rero uyu mugabo ngo akaba yamaze amasaha 8 yose ahatwa ibibazo nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho n'uyu mushinjacyaha witwa Sylvain Karwira, wanategetse ko agomba kuzongera kwitaba n'ubundi urukiko ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ibyo tugiye kuba tubigarukaho mu kanya. Hanyuma rero ikindi aza kuba nkubwira rero mwabantu mwe ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi ubwo twamaze kugera hanze tugeze muri USA. Ikiriho cyo nuko uyu ni Elon Musk, ni papa wa Elon Musk, yaje kuba agira inama umuhungu we umaze iminsi ahanganye na Perezida Donald Trump, avuga ati rwose wagakwiye gucisha bugufiya kuko ntabwo urajya guhangana n'umuntu ukurusha ubuhangaye cyangwa se ukurusha politike, kuko uyu mugabo ngo arimo arashaka kwigereranya ni bya bindi bajya bavuga ngo nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ijosi. Uyu mugabo rero Elon Musk akaba ari kugira umuhungu we inama yo guca bugufi imbere ya Perezida Donald Trump ko ntacyo azahindura cyangwa se ko ntacyo azamukoraho ibyo yamukoreye byose. Ni nyuma yuko uyu mugabo amaze iminsi ari kuvuga ko ngo iyo ataza kubaho Perezida Donald Trump ataza kuba yaratsinze amatora akaba yarabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma ikindi rero ndaza kubabwira nuko Uburusiya biri kuvuga ko bwagabye ibitero by'amadrone
drone ku gihugu cya Ukraine ngo burimo kwihimura. Ni ibitero burimo kwihimura ngo Ukraine yaje kuba nayo igaba ibitero, icyo gihe yaragabye ibitero bigera ngo ku 150 by'amadrone mu gihe kingana n'amasaha 24. Uburusiya bukaba bwaraje kugira gucya ngo bukaburizamo ibyo bitero, hanyuma rero bikaba byarasize bishegeshe imijyi ya hariya mu Burusiya nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ubwo rero ibi ngiro bikaba byagiye bikomeza kugenda biteza impagarara cyangwa se biteza akajagari. Ibi nabyo tugiye kuba tubigaruka mu kanya, usabwa no gukomeza kuba nanjye ngusaba gutera agatebe hirya ngo nanjye ntera kandi hano, hanyuma nufite n'agasambu kazano gasasa hano hagati yacu, twicare dusasane turebe biri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo na hano mu Rwanda, tuza no gusimbukira hanze iyo giterwa inkingi tukareba iba bigenda biri kuberayo. Repubulika Paul Kagame ubwo yasuraga iri shuri ryitwa Hope Haven Christian riyobowe n'uyu nguyu Horen Suzana, nk'uko twagiye tubigarukaho mu biganiro byacu byatambutse. Iri shuri rero ku nshuro ya mbere byamaze kuba bitangazwa ko risohoye cyangwa se hari abanyeshuri bagera ku 123 basoje amasomo yabo muri iri shuri. Ibi ngibi rero bigaragaza ko ari byiza cyane, ibi ngibi bigaragaza ireme ry'uburezi abangaba batanze, dore ko batanga inyigisho zijyanye n'iza gikristu mu kubaka ubuyobozi bufite icyerekezo cyangwa se bufite ireme, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero ikindi bakaba baratanze uburezi bufite cyangwa se bushingiye ku ndangagaciro nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho za kinyarwanda. Ese abana bari kwiga muri iri shuri indangagaciro bafite ni izihe zo kuba umunyarwanda w'ejo hazaza? Umuyobozi se wize muri iri shuri yaba azatanga iki ku isoko ry'umurimo, cyangwa se azatanga iki wenda mu bijyanye na serivisi azaba ari guha abaturage abamugana? Mbese muri make, mbese umuyobozi w'ejo hazaza indangagaciro afite nize nk'umunyarwanda? Iri shuri rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yaravuze ko iri shuri mu byo ryashize imbere nabyo birimo, kandi ko ari byiza, kandi ko iri shuri ryaziye igihe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutse rwose, arabishimangira ati iri shuri ryaraje riza kuza rero twari turikeneye, cyangwa se ryazanye ibyo uburezi bw'u Rwanda bwari bukeneye hano mu Rwanda kugira ngo dukomeze twubake ejo hazaza, cyangwa se twubake abanyarwanda b'ejo hazaza. Ibi ngibi rero ni byiza cyane. Niba munabyibuka neza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanatanze urugero rw'uko yize bigoye ubwo bari mu buhungiro, nk'uko yagiye akomeza kugenda bigarukaho, ndetse anongera gutanga urugero cyangwa se anagaruka ku mateka yo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu ntambara barwanye, avuga ati nabyo byambereye isomo. Ati rero uko kwiga nabi byambereye isomo, hanyuma yewe no kugira ngo tuze mu gihugu cyangwa se dutahe mu gihugu cyangwa se tubohore igihugu nabyo byambereye irindi somo. Ati rero ni amasomo akomeye nize mu buzima, niyo mpamvu rero abangaba barangije hano muri iri shuri ni byiza cyane, bagize aya mahirwe, ni byiza cyane. Ati rero ishuri ryaziye igihe, ryaje ryari rikenewe, u Rwanda rwari rurikeneye, cyangwa se abanyeshuri bize muri iri shuri ku ruhando mpuzamahanga indangagaciro z'abanyarwanda zibaranga byari bikenewe. Niyo mpamvu rwose nshimye uyu nguyu Horen Suzana wagize iki gitekerezo akakitugezaho, hanyuma natwe tukamwumva, tukaba twaramuhaye uburenganzira bwo gukorera hano mu Rwanda. Hanyuma nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa rero, uyu muhango ukaba witabiriwe na Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda, akaba yitwa Dr Nsengimana. Ikindi wenda twababwira ahangaha, twabwira aba banyeshuri baba bamaze gusoza aya masomo bajya ku 123 rwose kuzubahisha iri shuri, nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabishimangiye ku munsi w'ejo itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, ubwo rwose yabasuraga ari kumwe n'uyu nguyu Horen Suzana, umuyobozi w'iri shuri warishinze kugeza saa zingiza, akaba ari nawe urihagarariye cyangwa se akaba ari we uriyoboye. Ni byiza cyane rero, ndetse n'abandi nabo bafatanyije bose ni byiza cyane, tubifurize imirimo myiza bagiye kuzajyamo hanze ahangaha ku isoko ry'umurimo. Hanyuma ikindi rero ndaza kunkubwira ni uko umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo hagati muri Afurika barashaka gutora u Rwanda ko ari rwo rwayobora uyu muryango wa CEEAC.
ariko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda itera utwatsi iki gitekerezo, cyangwa se ukomeza kugenda yitambika ivuga ko ngo ibi ngibi ngo atari byo, ngo u Rwanda rwagiye rushinjwa kenshi cyane kuba ari rwo ruhungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati rero ntabwo dushaka rero ko noneho aribo bayobora uyu muryango wa CEEAC. Iyi nama rero iri kubera i Malabo muri Guinée Equatoriale nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. Hanyuma iyi nama rero ikaba yateranye umunsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025. Hanyuma rero ngo n'ubundi byigeze kuba byabaho ko n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi yongeye kwitambika iyi nama, yigeze kwitambika u Rwanda muri iyi nama, ngo ku Rwanda batagomba kwitabira iyi nama kuko ruhungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ibi byose navuga ngo bigenda bibi by'ubusa, ibyo birego bagenda batanga hejuru byose bikaba bigenda bibi by'ubusa. Perezida Felix Tshisekedi kugeza amagingo aya ngaya yakomeje kugenda yijundika u Rwanda. Niba munabyibuka neza ubwo yavugaga ngo azasaba ngo inteko ishinga amategeko ngo hanyuma ngo ashyire ibirindiro ngo niba ari igoma ngo arasenga i Kigali ngo akure ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ngira ngo murabizi neza ko Amerika iri muri aya masezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo kugira ngo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaruka amahoro. Ariko iyo ugiye kureba usanga navuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igenda isa n'igenda ibica hejuru, cyangwa se ibishira inyuma. Niba mubyibuka neza amasezerano yasinywe kwa 25 z'ukwezi kwa 4 mwaka wa 2025, icyo gihe ni hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bagera kuri 3, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane w'u Rwanda ni Ambasaderi Reverend Uwungire, na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa RD Senteza Kayumba Wagner, ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Marco Rubio. Murabyibuka neza twabigarutseho. Ibi ngibi rero kugeza ubu ngubu cyangwa se kugeza amagingo angaya nkaba navuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntacyo biyibwiye. Hari n'ibiganiro by'idoha muri Qatar nabyo uriyo ugiye kureba usanga ntacyo bibwiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza amagingo angaya ibyo biganiro by'idoha muri Qatar byarapfuye. Yewe M23 bamaze kuba batangaza ko bamaze kwikura muri ibi biganiro, ko ntaho bahuriye n'ibyo biganiro, ko bo bagiye gukora icyo bagomba gukora hanyuma bakabohora abaturage cyangwa se zira mfungwa zifungiye i Kinshasa zigera kuri 700 nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Bakavuga bati Kisangani igomba kubohorwa, Uvira ikabohorwa, za Kindu na za Mainema hose bakabohorwa, hanyuma abaturage rwose bakagira amahoro bagatunganirwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yagiye ikunda kugaragaza kenshi cyane ubushake bukeya bwo gushaka kwiyunga n'u Rwanda. Ariko Donald Trump we akavuga ati ngiye rwose nzakora ibishoboka byose u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagomba guhuza, bagomba gukora ibishoboka byose, bakongera bagasubirana, imipaka igafungurwa, bakongera bakagenderana n'inzira zo mu kirere, byose bikongera bigakorwa. Ibi ngibi rero nge nzabihagararamo nk'umugabo, nzabihagararamo nk'Amerika. Ibyo ngibyo turabitegereje, ndetse tunategereje n'amasezerano karundura y'ubukungu azasinywa muri iyi minsi dutegereje hano imbere hariya i Washington DC, ni muri White House. Ibi ngibi ni amasezerano azaba ari hagati ya Perezida Felix Tshisekedi, no ntabwo ari hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, oya, ni hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Turabitegereje rero, ndetse n'uyu nguyu Emile Wakatari nawe ngazaba hari nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho cyangwa se bitangazwa. Bizaba ari byiza cyane rero. Ariko noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda itanga ibirego bya hato na hato. Hari amakuru nahoze ndeba kuri NBC News ngo yavugaga ko bari gushinja u Rwanda kuba rwarohereje ingabo 5,000 hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma ngo abagera kuri 900 bose ngo bakaba barapfuye mu ntambara bari bahanganyemo na coalition ya FARDC. U Rwanda icyo gitangazamakuru n'ubu ngubu cyongeye kuba gitanga ayo makuru kiyatangaza kivuga ko ngo ari byo, ngo abasirikari ba RDF ni 5,000 bageze ara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 900 bamaze gupfa. Yewe bagiye banatanga n'amashusho bavuga ngo ngaho murebe ngo dore ama evidence ngo dore ngo u Rwanda, ngo abasirikari b'u Rwanda ngo bari gutwara ngo imirambo, ngo mbese ni byinshi cyane bagiye bavuga. Ariko mu by'ukuri ugiye kureba usanga ibi byose baba bari kuvuga, yewe wanajya no kureba ugasanga nayo ma evidence yabizo gihamya zabo, wajye kureba ugasanga ntabwo bibona. Ntiwamenya ngo umusirikari wenda ni uw'u Rwanda cyangwa se ni uwa Kongo cyangwa se ni uw'u Burundi, reka da, ntiwabimenya. Ahubwo ugasanga ni ibintu biri aho ngaho, navuga ngo bisa ni nko guharabika, reka mbyite gutyo, ni nko guharabika, ni kwa guharabika u Rwanda. Bakunze gutanga ibi birego, u Rwanda rukisobanura cyangwa se rugatanga
ibisobanuro ko ntaho ruhuriye na M23 barushinja, ariko kugeza amagingo aya ngaya iki kinyamakuru NBC News cyo cyaje kuba bigarukaho kibishimangira kivuga ko ngo ari byo. Ibi ngibi rero ukaba ushaka ukaba wavuga utese ibi ngibi bishatse kuvuga iki mu by'ukuri? Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? U Rwanda bararushakaho iki? Kugeza ubu ngubu na saa izi ngizi Perezida Evariste Ndayishimiye bamubwiye gukura ingabo za hano muri Kongo, yanze kumva. Kugeza saa izi ngizi Sadeke icyiciro cya 9 cyatashye, n'ubundi ni ibikoresho gusa bacyura, ni ibikoresho bagicyura. Ukavuga uti Sadeke izashira hano ryari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Bertrand Bisimwa, perezida wa M23, yaje kuba avuga ngo asabye Perezida Evariste Ndayishimiye gukura ingabo za hano ku butaka bwa Kongo agataha nk'uko Sadek irimo gutaha. Ibi ngibi yanze kubyumva, yaranangiye. Kugeza ubu ngubu biravuga ko ingabo z'Abarundi zimaze iminsi ziri gukora jenoside y'abanyamurenge hariya za Minembwe na za Mikenke. Ariko wajya kureba ugasanga iki kinyamakuru cyo kiraje kikavuga ngo u Rwanda ngo ni rwo ruri gukora jenoside hariya muri Kongo, cyangwa se ni rwo ruri guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abarundi ntibarebe abo Babirigi, ntibarebe iyo Sadek yari iriyo, ntibarebe abacanshuro ba Romania, ntibarebe n'abandi nizo za Mayimayi, nizo za Wazalendo, nizo za FD, ntibabarebe, bakareba u Rwanda. U Rwanda ni ikihe kibazo? U Rwanda murufite ikihe kibazo? U Rwanda rero n'ubundi rwatanze ibyireguro cyangwa se rwisobanuro ruvuga ko ntaho ruhuriye n'ayo makuru NBC News yaje kuba itangaza, ivuga ko hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo za RDF zigera ku 5,000 arizo zoherejweyo, ngo abagera kuri 900 bakaba barapfuye. Abagiye n'abo mashusho bari kwerekana ngo bari gutwara imirambo. Ibi rero bikaba bivuze ngo ni bya birego bya Repubulika Demokarasi ya Kongo igenda itanga hejuru, ibeshyera u Rwanda, ikaba itanga hejuru ku ruhando mpuzamahanga ngo mu buryo bwo gusiga icyashya u Rwanda. None n'ubundi dore u Rwanda rwari rugiye gutorerwa kuyobora umuryango wa CEEAC, Repubulika Demokarasi ya Kongo yitambitse. Kugeza ubu ngubu rero ntituramenya ngo biraza kurangira gute cyangwa se biragenda gute. U Rwanda ese ni rwo rurayiyobora cyangwa se si rwo? Ariko ibi ngibi bizarangira, bizajya ku ruhande. Iyi nama rero y'abakuru b'ibihugu yateranye kuri uyu wa 7 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Ibyo bihugu harimo Angola, Chad, Guinea Equatoriale, Central Africa, Rwanda, Burundi, Sao Tome, Principe n'ibindi bigiye bitandukanye, byose nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Iyi nkuru rero reka mbe nyireke ahangaha, turaza kumenya ibiri buze kuva wenda muri iyi nama cyangwa se imyanzuro yavuye muri iyi nama, niba koko u Rwanda ruratorerwa kuyobora CEEAC cyangwa se niba koko Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kwitambika bikaba bitari buze gushoboka. Hanyuma rero ikindi wenda naba nkubwiye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo dukomerejeho nuko Constantin Mutamba yitabye urukiko, akaba yamaze ngo amasaha 8 yose, amasaha 8 ari guhatwa ibibazo, uhereye isaha y'isa 7 kugera ku isaha y'isa 3 z'ijoro yari arimo guhatwa ibibazo. Hanyuma ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025, niba mubyibuka neza, uyu mugabo inteko ishinga amategeko ikaba yaramwambuye ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe n'urukiko. Uyu mugabo rero Sylvain Karwira ni umushinjacyaha muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yaje kuba muhata ibibazo, arangije anemeza cyangwa se anamusaba ko agomba kuzongera kwitaba urukiko ku itariki 9 z'ukwa gatandatu umwaka 2025. Uyu mugabo arashinjwa kuba yaranyereje miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Ibi twabigarutseho kenshi cyane, twarabivuze. Nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa rero, n'ubundi uyu mugabo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu yari yitabye urukiko, ndetse no ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 ariho nyine ejo, akaba nawe yari yitabye urukiko. Imbaga y'abantu bari bamushagaye, niba nabyita abakunzi be, niba nabyita abanzi be, n'abaturage muri rusange ngo bari bamushagaye cyangwa se bamushigikiye, bagenda ngo basakuza bavuza induru ngo nibakura icyashya kuri uyu mugabo cyangwa se ngo narenganurwe ngo arazira ubusa,
urabyumva ya diru nyine ya perezida Felix Tshisekedi na Constantin Mutamba yo kujisha abaturage, aho bazavuga ko ngo aya mafaranga yanyerejwe cyangwa se ngo aya mafaranga yibwe ngo yohereje kuri simukadi itariyo, mu buryo bwo kurenza uburari cyangwa se bwo kujisha kugira ngo bayahitane bayajyane. N'aba ngaba rero bamaze iminsi wenda n'aba ngaba bari bamuherekeje bari kugenda basakuza, cyangwa se iki kivunge cye bari kugenda basakuza bamuherekeje ajya ku rukiko, ni ikigaragaza ko nabo bishyuwe. Aba barishyuwe mu buryo bwo kugira ngo bagaragaze ko uyu mugabo ari kurengana. Ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Polisi rero ikimara kubona ibyo ngibyo, yaje kuba itangira kugenda ikoresha ibyuka biryana mu maso kugira ngo ibashe gutatanya abo bantu bari kugenda basakuza. Uyu mugabo rero akaba yaraherekejwe n'abanyamategeko be nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma rero reka dutegereze ikizava, wenda muri ibi birego uyu mugabo ari gushinjwa, niba bizarangira gutyo cyangwa se niba rero ka gakino ka perezida Felix Tshisekedi n'uyu nguyu Constantin Mutamba, cyangwa se niba urukiko ruzagira icyo rukora koko nk'urukiko. Ikindi navuga kuri uyu mugabo, murabyibuka neza yigeze kuvuga ngo u Rwanda bagomba kurwana mpaka ngo bakarugira intara ya 27 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo akaba yarigeze kuba asabira Joseph Kabila ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, asaba Sena ko yamwambura ubudahangarwa agakurikiranwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare. Ibyo ngibyo twabigarutseho ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu. Ngira ngo Joseph Kabila Samu Rukonde yaje kuba amuhamagaza ngo niyitabe. Uyu mugabo yanga kwitaba. Ku itariki ya 22 inteko ishinga amategeko Kamere Vitali yaje kuba abona bose bamanitse amaboko bashimangira ko Joseph Kabila agomba kwamburwa ubudahangarwa, hanyuma agakurikiranwa n'urukiko. Ariko bikavuga ko uyu mugabo ngo bashyizeho amafaranga yuko agomba kwamburwa ubudahangarwa, cyangwa se uratora wese ko Joseph Kabila yamburwa ubudahangarwa agomba kugira gute, agomba guhabwa amafaranga. Bivuze ngo babikoze ku bw'amafaranga, ntabwo babikoze ku bw'umutima nama cyangwa se ku bw'umutima cyangwa ubw'urukundo bamukunda. Uyu mugabo Joseph Kabila rero kuva yagera no ku butaka bwa Goma akaba akomeje kugenda akora ibitendo bigiye bitandukanye, aho rwose agira gutya agasura abantu bagiye batandukanye cyangwa se bamusanga iwe mu rugo rwiwe ruherereye muri Kinyogote, baganira amatsinda y'abagore, haba intiti zigiye zitandukanye yagiye ahura nazo, urubyiruko rwibumbiye mu ishaka MRC bayobowe na Frank Dionge, n'abayobozi gakondo ndetse n'abahagarara amadini n'amatoro. Ni benshi cyane amaze iminsi ari guhura nabo nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Ibi byose rero bikaba byaratumye ubuyobozi bwa Kinshasa, navuga ngo bageze aho bamera nk'abantu bataye umutwe, biturutse ku bikorwa Joseph Kabila arimo kugenda akora hano i Goma. Kubera ko babitekerezagaho cyane, bigatuma noneho baturubura, reka mvuge gutyo, bagata umutwe, kugeza n'ubwo bavuze ngo ishaka rye PPRD ndetse na Joseph Kabila ubwe ibyo arimo hano ku butaka bwa Goma ntabwo byemerewe gutangazwa n'ibinyamakuru bya hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bikakwereka ko ari ikibazo gikomeye cyane, cyangwa se uyu Joseph Kabila ko batamushakira rimwe hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe Joseph Kabila avuga ko agomba gukora ibishoboka byose, Perezida Felix Tshisekedi akavaho kibi na cyiza, kuko yamusabye ibintu bigera kuri 12 kubikora byaramunaniye. Uyu mugabo igihugu yamaze kukica, yaba muri ekonomi cyangwa se mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se mu bijyanye na sociale, mu mibereho y'abaturage, ni byinshi yavuze. Ibi byose yashyizeho 12 etape zishobora kuba zafasha ubutegetsi bwa Kinshasa kongera kugaruka mu murongo, ariko ndabizi ntabyo bakora. Uyu mugabo akavuga ati ibyo nibiramuka bidakozwe nzataha mu gihugu cyanjye kandi nzaza nk'umusirikari. Kuza nk'umusirikari rero ubwo urumva icyo bishatse kuvuga no kuza rwana.
yabivuze ubwo yavugaga imbwirwaruhame ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Ni nyuma yuko yaganira n'ikinyamakuru Jeune Afrique, icyo gihe bamubyibuka ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, avuga ko agiye gutaha mu gihugu cye cyamubyaye nyuma y'imyaka 6 ativanga mu bya politike ndetse n'umwaka w'ubuhungiro. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bugera mu marembera, cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi abona ko Joseph Kabila imyiteguro ayigeze kure yo gufata igihugu. Ibi rero nkaba navuga ngo reka twitege dukomeze tugende tureba ibigenda biri gukomeza kugenda bibera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko bimaze gutangazwa ko ihuriro AFC M23 bafashe umujyi wa Pinga ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye biri mu nkengero nka za Centre Commerciale Katana. Ibyo byose twabigarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Nta kindi kintu bagiye gukurikizaho Uvira bagafatana Kisangani. Ibyo ngibyo twarabivuze, niba ubyibuka neza cyangwa se n'ukunda gukurikirana ibiganiro byacu. M23 rero nta mikino. M23 bavuga ko bazaryama bagasinzira ari uko bamaze gukura Perezida Felix Tshisekedi ku butegetsi. Yewe nibo nabyibuka neza uyu Colonel Nanga yigeze kuba bivuga, avuga ati nta kindi kintu kituraje inshinga, twebwe tugomba gukora ibishoboka byose tugakura Perezida Felix Tshisekedi ku butegetsi kuko turamurambiwe. Igihugu yamaze kukizambya, ni igisambo cyangwa se yibye amafaranga akayajyana mu bikorwa by'intambara. Nabyo uyu mugabo Nicolas Kazadi afungiwe ni byinshi cyane, byinshi. Ni mu gihe abacukura amabuye bose amafaranga bayijyanira mu bihugu byabo, nawe agakubita ku mufuka we. Ariko gushaka ishuri hariya ku butaka bwa Goma ry'inshuke ukaba utaribona, gushaka ibitaro ukaba utabibona, yewe no gushaka n'umuhanda wa kaburimbo ukaba utabibona, mu gihugu gifite zahabu cyangwa se gifite izo za amatini n'ubundi bwoko bw'amabuye menshi cyane agiye atandukanye buri hariya mu nda y'ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa n'ubundi nabyo nabikubwiyeho, ihuriro AFC M23 baje kugira gutya bakira hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakiwe na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ni Bahati Musanga Erasto. Bakiriye abahagarariye urwego rw'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka, ni AGVM. Baganiriye hanyuma n'abayobozi ba AFC M23. Ibyo baganiraga rero ikiriho cyo nuko baganiraga ku mutekano cyangwa se mu kugarura umutekano hano mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23, cyangwa se kubungabunga umutekano w'abaturage mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 hano ku butaka bwa Goma ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo ni Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho. Uyu muyobozi rero wa AGVM yitwa Lucky Charwe, akaba atari wenyine, yari kumwe n'abandi baje bari kumwe bose bamuherekeje baza kuganira n'iri huriro AFC M23. Guverineri rero Musanga Erasto yijeje ubufatanye mu kubungabunga amahoro ndetse n'umutekano mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Hanyuma rero uyu mugabo nawe Lucky Charwe yaje kuba ashima ubuyobozi bw'ihuriro AFC M23. Aravuga ati rwose ni byiza cyane, natwe tubijeje ko tuzabafasha cyangwa se tuzafatanya mu kugarura amahoro hano mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC M23. Urumva ko ni intambwe ikomeye cyane aba bagabo baje kuba ibyo baganiriyeho navuga ngo ni iby'ingirakamaro. Niba bagiye gufatanya cyangwa se hagiye kubaho ubufatanye bw'uko hagiye kubaho gucunga umutekano bafatanyije, ni byiza cyane. Urumva ni imbaraga ziba zije zisanga izindi. Bivuze ngo ihuriro AFC M23 mu bice bagenzura hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu mujyi wa Bukavu ugiye kurushaho, kandi byitezwe ko bizatanga umusaruro ufatika. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwo buvuga ko ngo ibikorwa ihuriro AFC M23 barimo ntabwo byemeye gutangazwa mu binyamakuru bya hariya i Goma. Bivuze ngo ntabwo babyishimiye cyangwa se babyumvise imitsi irarega cyangwa se barwara umutwe.
cyangwa se nibiba bigaragaza wenda icyashya kuri Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abo bafatanyije kuyobora. Ibi ngibi rero tukaba twaragiye dukunda kugenda tubigarukaho tuvuga tuti ibintu rero ntabwo byoroshye, nubwo bwose baba bakomeza kugenda bigira gutya, ariko amaherezo Perezida Felix Tshisekedi mu gihe atemera ibyo iri huriro AFC M23 bamusaba, bizaba ibindi, ntabwo byoroshye. Ibintu ntabwo byoroshye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 ntiyitaye ngo abasirikare b'Abarundi cyangwa se ntiyitaye ngo abasirikare b'Ababiligi cyangwa se ntiyitaye ku abasirikari ba Wazalendo cyangwa se FDL, ntacyo yitayeho. Icyo igomba gukora nuko igomba kurinda umutekano cyangwa se igaha amahoro mu bice bagenzura, ndetse no kujya kubohora abandi barengana cyangwa se bafunzwe barengana, bafunzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma rero tugarutse hano mu Rwanda gatoya, nuko umutoza w'Amavubi ni Ader yavuze ko agiye kuba yakongera muri gahunda ze afite, akongerera, navuga ngo agaha uburenganzira uyu mugabo yitwa Kagere Meddie, akaba yamuha inshingano zo kuba ngo yagira inama abakinnyi bataka mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ibi rero byagiye bikomeza kugenda bisakuza, rero abantu bavuga batese uyu mugabo aratanga ubwo burenganzira, we aziki niba azaba akiri muri ikipe y'igihugu Amavubi atari yirukanwa? Ese niwe utanga akazi mu ikipe y'igihugu Amavubi? Ese Kagere Meddie yaba yarakoze ibiki wenda bishobora gutuma yagira inama bagenzi be bakizamuka? Ese ntashaka kwica kariyeri y'abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi? Ese ibitego yatsinze cyangwa se ibitendo yakoze ni ibihe bishobora kuba byerekana ko uyu mugabo yagira inama abandi cyangwa se abakinnyi babataka kugira ngo batsinde cyangwa se babone umusaruro? Ati turashingira kuki? Ibintu rero naje kusanga bitari kuvugwaho rumwe, naje gusanga biri gukomeza kugenda biteza akajagari mu bakinnyi, naje gusanga biri gukomeza kugenda biteza akajagari mu bakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi, kubera kutavugwaho rumwe. Abenshi cyane bagiye bitotomba cyane bavuga bati ibi ngibi ntabyo, nagende. Ati nagenda, ahubwo niba nawe mu minsi mike ahubwo azagira amahirwe, ibyo ngibyo ari kuvuga ni ntabwo ari bumareho kabiri. Uyu mugabo rero bamwijunditse nk'uko nagiye nkomeza kugenda mbibona. Sinjya nkunda gukurikirana ibijyanye n'imikino, ariko ikiriho cyo nuko bavuze bati iki gitekerezo cyangwa se ibyo ngibyo yivugishijwe nibyo ari kwivugishwa ntacyo biraza gutanga. Kuko Kagere Meddie ntacyo tumuziho, kuko Kagere Meddie nta bitendo tumuziho. Kagere Meddie mbese bagiye bavuga ibintu byinshi cyane, ariko ikintu kiriho wenda reka dutegereze turebe icyo bizatanga. Hanyuma rero dusimbukiye hanze nk'uko bikomeza kugenda bivugwa, ubwo twageze hanze muri Yoseyi. Ikiriho nuko Elon Musk akaba ari umugabo w'imyaka 79, akaba ari se wa Elon Musk, yaburiye umuhungu we ko agomba gucisha make, ko adashobora gutsinda intambara ahanganyemo na Perezida Donald Trump. Ati niyo wazana iki ntabwo bishoboka. Uyu mugabo rero Elon Musk akaba aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo, yaje kuba atanga urugero avuga ati inyamaswa zishobora kuba zihanganye zirwanira ubutware. Urugero yavuze ati nk'ingagi zishobora kurwana ariko zikurwanira ubutware, cyangwa se inzovu n'abantu. None se kuki niba wamaze kubona ko umuntu akurusha, sinzi ndiba naza kubyita ngo akurusha imbaraga, yaba ari imbaraga za gisirikari, yaba n'izina, mbese umuntu ni perezida, yego nafite amafaranga, Elon Musk nafite amafaranga, cyangwa se nawe arazwi afite inganda zikomeye cyane nka SpaceX, akagira n'izindi za Tesla zikora uruganda rw'imodoka, ni byinshi cyane. Uyu mugabo nawe arazwi, ariko noneho rero uyu mugabo amaze iminsi ari guhangana cyangwa se ari guterana amagambo na Perezida Donald Trump. Ise rero yavugaga ati ibyo wakora byose ntabwo ushobora guhangana cyangwa se ntabwo ushobora kugwa mu ruhanga cyangwa se ntabwo ushobora gukubita urushi Perezida Donald Trump mu matama ngo nuko ngo witwaje ko ufite amafaranga. Ati ngewe icyo mbona
uyu muhungu niko yakuze ari umuntu w'umutesi. Ati rero n'ibindi nabyo abifatamo nko guteta, ariko bishobora kumukoraho. Yamubwiraga ati rero mwana wanjye, kugira inama, ibyo urimo bivemo, reka guhangana n'uwo mudahuje igihagararo. Uyu mugabo rero Elon Musk akaba avuga ko ngo iyo ataza kuba ngo Perezida Donald Trump ngo ataza kuba yaratowe, ngo ntabwo yari gutorwa. Barahanganye, bimaze iminsi biri kuvugwa, bimaze iminsi biri kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, baterana amagambo, umwe acyurira undi. Iki ni byinshi cyane byagiye bibaho hagati y'aba bagabo bombi. Ni nyuma y'uko rero byagiye bivugwa ko uyu mugabo yamaze kwamburwa uburenganzira bwose, yewe n'imirimo ngo yari afite hariya muri White House na Perezida Donald Trump, kuko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. Hanyuma n'izi kampani ze zikomeye cyane, amafaranga yashogogamo ayo yose Perezida Donald Trump akaba yaraje navuga ngo yashizeho akadomo cyangwa se yaciye umurongo. Ibyo byose rero bikaba byakwerekana ko uyu mugabo ashobora kugwa mu bihombo, ariko noneho bikaba bikomeza kugenda bizura umwuka mubi hagati yabo, baterana amagambo. Ubwo rero ntituzi ngo bizarangira gute. Ikiriho cyo nuko ise yamugira inama, aramubwira ati uramutse unkundiye ukanyumva nk'umubyeyi wakubyaye, wagabanya, wacisha make, ukareka guhangana na Perezida Donald Trump, kuko ashobora no kumuta mu ibohero. Nubwo bose afite amafaranga, ariko yamuta mu ibohero. Ngibyo. Hanyuma rero ikindi, Uburusiya buremeza ko bwihimuye kuri Ukraine mu bitero bikomeye bwagabye kuri Ukraine, amadrone 48. Ibi ngibi bikaba byarabereye mu mujyi wa kabiri witwa Kharkiv. Abantu bagera kuri 3 barapfuye, abandi 17 barakomereka. Hanyuma rero meya w'uyu mujyi witwa Ihore Terkov yavuze ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025 rishira kuwa karindwi z'ukwa gatandatu 2025, Uburusiya n'ubundi bwarashye umujyi wa Kharkiv bukoresheje drone 48, gushiraho ibisasu 2 bya misile, kongeraho ibisasu 4 bigendera hejuru mu kirere kure cyane. Ati rero ibyo byose byangirije uyu mujyi cyane Kharkiv, niyo mpamvu Uburusiya busabwe guhagarika ibi bitero buri kugaba kuri Ukraine. Hanyuma n'ubundi ngo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 Uburusiya bwari bwagabye ibindi bitero n'ubundi bikomeye kuri Ukraine. Bikaba bivugwa ko byishe abantu benshi, harimo abantu bagera kuri 6, ndetse n'abandi bagera kuri 80 bakaba barakomeretse. Abo 6 barapfuye, 80 barakomeretse. Uburusiya bwatangaje ko burimo kwihimura, bugamije gusenya ibikorwa remezo bya gisirikare bya leta ya Kiev, ndetse n'ibindi bikorwa by'iterabwoba leta ya Kiev ikomeza kugenda itegura ku Burusiya. Ni nyuma y'uko rero Ukraine nayo igeze kuba igaba ibitero bya drone 150 mu masaha 28 nk'uko byatangajwe, bikaburizwamo n'Uburusiya. Ni nyuma y'uko Perezida Donald Trump yakomeje kugenda avuga ko ngo azahagarara muri iyi ntambara nk'umugabo ya Ukraine ndetse n'Uburusiya mpaka igahagarara. Yagiranye ikiganiro na Perezida Putin kuri telefone ngo cyamaze igihe kirekire, amusaba ko yareka kugaba ibitero kuri Ukraine, ariko yanze kumva. Ari nabwo yigeze no kuba amubwira ko ngo ashobora kuba ari gukina n'umuriro, ngo nakomeza kugaba ibitero kuri Ukraine bazagira gutya nawe bakamurasaho umuriro, cyangwa se ibintu bikaba ibindi, bakamufatira imyanzuro, harimo nk'imyanzuro wenda y'imisoro n'ibindi byinshi cyane y'ibicuruzwa bituruka mu Burusiya bizahara muri Amerika. Ibi rero twavuga ngo hari intambara iri kuba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ibi ngibi biri kubera hariya iyo hanze iyo, ari byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda kuvuga ati baraza kuba bababwira ngo bashaka kuza kubacungira umutekano, nabo bafite ibibazo bibahangayikishije by'umutekano n'ibindi by'ubukungu,
mbese baraza kudufasha baturusha iki? Ngaho nawe unyumvire. Uburusiya ni igihugu cy'igihangange, nicyo cyagakwiye kuba kigira gute, gifasha ibihugu wenda navuga ngo bikenye muri Afurika, cyangwa se wenda Ukraine. Ariko kugeza saa izi ngizi nibo bantu bari kuryana mu ntambara, abaturage barahunze. None se izo peteroli bafite, none se ibyo bisasu cyangwa se iyo mitungo bafite, cyangwa se n'ibindi n'ibiki bafite, izo ntwaro bafite zihenze bacuruza ku isi, baba bari kubikora mu buryo bwo kugira ngo bacuruze. Twagiye dukunda kubigarukaho kenshi cyane. Ntabwo Uburusiya bushobora kurwana muri iyi ntambara butari kugira ngo bwiyerekane cyangwa se bugaragaze ubuhangange bwabwo mu gucuruza ibyo bitwaro bya kirimbuzi, cyangwa se mu gucuruza ayo madrone agenda adafite abapilote, akagenda akagaba ibitero cyangwa se akiturikiriza aho ageze, ibyo bita kamikaze nk'uko twagiye dukunda kubigarukaho. Ibi ni uburyo bwo gucuruza cyangwa se no kumenyekanisha ibikorwa byabo ariko babicishije mu ntambara. Ntabwo byoroshye rero ibintu nuko nk'uko biba byifashe. Hanyuma reka